ariko nka Kasuku abantu bamenyereye ko atukana agira gute avuga abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngira ngo yerekanye indi shusho itandukanye ko abantu bari bamuzi. Ribu yamutaye muri yombi. Kumuta muri yombi yafashe arasinda, yagiye arasinda, aranje atwara imodoka agonga abantu 10 umwe ahasiga ubuzima. Aba bantu rero ubuyobozi baje babwira abantu bari muri iyo nyubako ngo ni musoke. Noneho mu gusoka abana bageze hanze cyangwa se n'abantu bose bageze hanze hari umuntu umwe twashatse ko amazina ye ajya hanze aje guhamagara itangazamakuru aravuga ngo nubundi mukobwa wo muri kaminuza y'u Rwanda ngo akuye mwinda. Ariko uyu Kabagamba nawe ntabwo akaba ajya hanze ngo abavugire. Kuko kubavugira barituma nabandi bakobwa muri kaminuza bumva ko nta bintu nta kibazo gihari, ariko ni ibintu yakaba ahubwo yamaganira ko rwate uyu mukobwa akoze amahano. Umukobwa wiga muri kaminuza ntabwo ari umukobwa mutoya, umukobwa washinga urugo, umukobwa wabyara, umukobwa mbese n'umukobwa nyine ugeze uri macuwa nyine uri muri kaminuza. Deka nongera mbifurize ikaze mwe mwese mukomeza kubana natwe kuri KAME TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe memenyereye, ariko ku ruhande rumwe ndashima nkuko nabibabwiye buri munsi nzajya nshimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo tugere aho tugeze uyu munsi. Kuba ndi imbere ya screen zanyu ni kubganyu, ni mwe nkorera nta kindi. Ariko nanone ndagaye umuntu cyangwa se abantu nta muntu numwe njya nevedinga muri privacy yiwe ngo mvuge nagiye kubona mbona sinzi niyo muntu wowe ifata ukajya kuri chaîne cyangwa se ukareba ibiganiro, wamara kureba ibiganiro ukajya kwemvedinga umuntu muri inbox yiwe. Iyo nimero no kugira ngo unyandikire either igitekerezo inyunganizi, ntabwo ari ukumpamagara umbwira iki ngo tukire. Ntabwo n'umunyamakuru tukana, ntabwo n'umunyamakuru ushinzwe gutukana, ntabwo n'umunyamakuru ukora propaganda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuzajya unyandikira ukabuzi ngo ugiye kumbwira ngo ese wamvugiye kanaka mvuga amakuru nyine mfite. Yumbwe ngo wamvugiye kanaka ntabwo nshinzwe kuvuga ngo kanaka akoze ibi cyangwa washwanye n'umuntu wagize gute. Wowe ndabizi kuri kwiyumva, wowe wanyandikiye ninjoro ndabizi kuri kwiyumva cyangwa se wisobanukiwe. Ntabwo ndi umunyamakuru ukora inkuru za propaganda cyangwa se ushinzwe gutukanira abantu. Niba umuntu mufitiye namba muvugana wamubwiye direct. Nabonye hari nabandi ngira ngo abakunzi ba Aline cyakora Aline mbabarire harano nibeshye gatoya ndavuga ngo ari muri 2017 ariko bya 2016 ngira ngo Gahongayire yarabibonye nabandi hari abantu bagiye bampa screenshot. I'm sorry kabisa, ni kwa kundi nyine umuntu yibeshya mu buryo bumwe cy'amundi. So uyu munsi kugaruka imbere ya screen zanyu uyu munsi mubare ko yenda narinje ku ruhande nuko ari ibintu byinshi. Ngira ngo mu minsi ishize twumvise urupfu twagira mu Faustin yapfiriye Buruseli mu Birigi. Ngira ngo abantu benshi barabimenye, abantu benshi batangira kubivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hakaba abavuga ngo uwabivuze uretse twebwe twabivuze cyangwa se abagendaga bavuga ngo uyu twagira mu Faustin afite side positive cyangwa se negative. Ariko umuntu wese uretse nanjye na Nyakubahwa Tito Rutaremara arabivuze, na Yamuremye Auguste wari president wa Sena arabivuze, n'abandi ntabwo ari kuvuga ngo umuntu yakoze ibintu byiza bibi gusa, ahubwo ni bibi ni byiza umuntu ashobora kubivuga. Nagiye kubona mbona rero umuntu witwa Jesquiza ateze indege agiye i Buruseli. Ku ruhande rumwe namushimira kuko ngira ngo menya ko twagira mu yitabye Imana nabimenye ku kinyamakuru cya Rwanda online, ariko nza kongera kubibona Jesquiza yapostinze. Ariko muri titre ngewe ntanemeranijeho nawe nukwandika ngo ngira ngo mwese mwarayibonye, ariko yende ni style ya Gasuka akoramo. Abantu benshi baramuzi baramumenyereye muri iyo style, ariko ngewe ntabwo nari kumushima avuge ngo yabivuze neza cyangwa se yagize gute. Okay, ni sawa umuntu yapfuye, ariko noneho kushyiraho kariya kantu, ariko noneho yaje gusa nuvuguruza abantu cyangwa se nujya muri angle abantu batamutekerezagamo. Yafata amafaranga ye aravuga ngo agiye Belgium gushyingura twagira mu Faustin. Ariko nubwo avuga ko yagiye muri Belgium, nabonye ama comments menshi avuga ngo Kasuku urabeshya ugira gute, ariko yenda nta rubwo abeshya kuko mu kintu yarafite passport y'u Rwanda.
Kasuku benshi bagiye bamushinja ngo sinzi ngo yagiye akoresha amazina y'amakongomani, sinzi n'umukongomani uba mu US ibintu nk'ibyo, ariko ikigaragara yakoresha passport y'u Rwanda, yagiye na Rwanda ajya gushyingura Twagiramungu Faustin. Ku ruhande rumwe ni ikintu cyo gushimira kuko ngira ngo niwe munyarwanda wenyine wideclaye aravuga ngo agiye Belgium gushyingura Twagiramungu Faustin, ariko ngira ngo no mu minsi ishize yarema avuga ngo agiye kugenda ko araza akagenda ku ruhande rumwe ntabwo ari cyo cyonyine cyamujyanye nuko nubundi yarafite gahunda yo kugenda, ntabwo ari kuvuga ngo yagiye gushyingura Twagiramungu Faustin, ariko nabyo binabaye Kasuku nge namukurira chapeau, ni ikintu kiza ngira ngo yarusa abantu benshi, abantu benshi bari bari kwitangazamakuru abatanga ibitekerezo bavuga bati Twagiramungu Faustin byabyizaje gushyingurwa mu Rwanda kuko n'umunyarwanda, yego hari uburyo atavugaga neza igihugu ariko n'umunyarwanda. Ngira ngo nabonye inyandiko y'umuntu bita Tom ari kuvuga ati rwose Twagiramungu yagendaga tuvuga nabagira gute, ariko nyine ni kwa kundi nyine yo muhanganye abantu aba adversaire mwashaka kuvuga ati hari uko ntumva ibintu ko abantu badahuje ibitekerezo, ko abantu batavuga ibintu bimwe, ntabwo ari kuvuga ngo nabanze. So no kuri Twagiramungu ngira ngo abantu benshi bagiye bamusabira ko yaza gushyingurwa mu Rwanda, ariko fendefe ngira ngo agiye gushyingurwa i Bruxelles, nubwo atari ikintu kiza umuntu ashobora gushimira famiye yiwe akabitekereza ngo uyu munsi mu Rwanda hari umuryango we, muri Afrika hari umuryango we, ngira ngo nawe ubwe yabishakaga. Byakaba ari byiza kuvuga ngo reka tugende tukumushyingura mu Rwanda bakamuha icyubahiro, uretse na Twagiramungu ngira ngo n'umwami yaje gushyingurwa mu Rwanda n'abandi benshi, ngira ngo Jerome Semakweli yapfiriye nawe muri Belgium bamuzana kumushyingura mu Rwanda. Ngira ngo ntabwo ari ibintu rero twakabaye tuvuga ngo ni ibintu byiza dushimire famiye ye, ku bwanjye nayigaye mu buryo bumwe, ariko nanone byenda nabwo bashaka kuvuga ati ni ibintu bidutunguye, nta bushobozi ntaki, ariko nanone Twagiramungu Faustin nk'umuntu wabaye muri cabinet akayobora akaba prime minister igihe kinini, akayobora Ferwafa, akayobora inzego zitandukanye, ntabwo bavuga ngo babuze tike ngimuzana cyangwa se ngo karimuzana. Ngira ngo Rwanda Yvonne Macron yigeze atanga interview, ngira ngo ni kuri RBA, aravuga ngo hari ibintu u Rwanda rukora cyangwa se leta yacu ikora mu buryo atari kuvuga ngo ni ikiguzi, no ngo yugira ikibazo mu mahanga bakuzana nta kintu na kimwe bakwishyuje. Noneho ku muntu yo ntekereza ko basaba akavuga ngo turashaka ko Twagiramungu tumuzana tukajya kumushyingura mu Rwanda, nta cost ngira ngo zari kubaho. So kuri ibyo rero nabivuze kubera ko Kasuku namubonye agenda, ndavuga nti rwose ni igitekerezo cyiza, ngira ngo arusa abandi bantu benshi, yenda nubwo ntarirarenga nabandi bazajyo cyangwa se ari nabagiye tutamenye, ariko nka Kasuku abantu bamenyereye ko atukana agira gute avuga abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngira ngo yerekanye indi shusho itandukanye ko abantu bari bamuzi. Kuri nge namushimira, hari abagiye bamutuka tusugiye he ugiye kugira gute, nabonye namucoma nk'abantu birirwa kuri Twitter. Hari uwitwa ngo ni Godfather, uyu mutipe aba muri Canada, ariko ngewe nigize mpamagarwa ngira ngo ni kuwa nko muri last week, mpamagarwa n'umuntu uri Canada, arambwira ati uyu mutipe ndamuzi. Rukuvuga ngo niba umuntu afata umwanya we akavuga ngo ngiye kwirirwa kuri space ya Twitter, agafata niba umuntu ashobora gukora space y'amasaha 9, none se bari kuvuga iki? Rukuvuga ngo ni bya bindi numvaga mucoma avuga ni twa Jackson twa turaho ngo tuvuga ngo reka yenda umuntu afite stress akajya kumara kuri Twitter, ufite inkundo zapfu ibintu nk'ibyo no kumaraho stress. Ariko niba umuntu yicara amasaha 9 kuri space akamara amasaha 9 ari kuvuga ngo none se ubwo bari kuvuga iki mu byukuri? So abo bantu nibo rero baburi ibyo bavuga bakavuga ngo kana kavuze gutyo. Ku ruhande rwa Mucoma ngira ngo ejo Mucoma aganire na Theo ukwezi aramubwira ati bari abantu ni imbobo, bari abantu naba Jackson simbizi. Nge n'ikisobanuro cy'utu Jackson nakimenye ejo, ariko ugisobanukiwe wasanga atari ibintu byiza. Nuko kuri Mucoma nuko abivuze, ariko niba koko abantu bicara umuntu agafata umuntu nka Mucoma, igitekerezo ntekereza ko yaratanze yari space n'ubundi bari bamutumiyemo, aravuga ngo ku ruhande rumwe nshima Twagiramungu, ku rundi ndamunenga. Uretse nabibabwiye no mu biganiro byabanje nabibabwiye, uretse na Mucoma, Tito Rutaremara umuntu navuga ngo ushinzwe niwe uhagarariye urwego rw'inararibonye cyangwa se urwego ngishwa nama rukuru rw'igihugu, we yaravuze ngo Twagiramungu nta kibazo na kimwe, uretse kuba tutumvaga ibintu kimwe, ariko ntabwo nanone nakwishimira ko yapfuye. Niba Tito Rutaremara umusaza twubaha ajya akavuga ngo
nuko tutumvaga ibintu kimwe ariko ntabwo ari umwanzi wacu none wowe urinde wo gutuka umuntu ukavuga ngo sinzi ngo mucoma ngo yirwanga ngo ngasambanya abacecuru muri US waramubonye so usanga nubundi ari bya bindi abantu ni bya bindi nyine ndabwira kuba umuntu ari kuko Twitter uyu munsi tuyirebye urasanga ntabwo ushaka kuvuga ngo wenda umuntu ari kwikora business ntabwo kuko ngira ngo ntabwo iratangira guhemba nukubura aho ngaho nyine uri kuvuga gusa uri gutweetinga uri guspacinga ibintu nk'ibyo ngibyo so yubuze icyo spacinga ugenda uvuga nyine n'ibindi bitari aho ngaho cyangwa se ibindi bidafite sense ibindi bitagize gute so aho niho mucoma ku ruhande rumwe mucoma ndi kuri side yiwe gusa nanone yenda nawe hari uburyo ntemeranyamo nawe gatoya kuko aravuze ngo ni intwariye aho yenda nawe ntabwo nemeranya nawe gatoya ariko nanone yenda n'intwari yo ku ruhande rumwe ariko we yaravuze ngo ye ntabwo yavuze uwo ari we wese so buri wese afite amahitamo guhitamo nkavuga ngo nkundu uyu cyangwa misemo uyu nguwe so nta mpamvu rero kuvuga ngo twese tumutweetinge mucoma ni umwana uri aho ngaho ngira ngo yararimo atakamba avuga ati rwose murashaka kunyangisha abantu ngira ngo mubonye muzi ko afite business yikorera Rubavu agenda agashaka amafaranga hariya akagaruka agakora to business so iyo mwangishije umuntu cyangwa se abantu nuko ngo hari nubwo nize numva banza apotre sinibuka niba ari apotre Mutabaza avuze ngo iyo abantu bakwanze man n'urusendura ruhinga ntirwere so niba umuntu yifite business araza agakora utuntu utwari twose aragafasha akagira gute iyo mumwangishije abantu nuko ngo muri gusenya kariyeri muri kumurangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo hariya ajya USA go agakora akagaruka agakora business ntabwo ashaka kuguma muri US ashaka kuza agakora business akagira gute agakora ibikorwa hano mu Rwanda none se niba nta kindi urumva ntabwo ari bugubaka inzu ngayibemo kuko atahari nuko ngo inzu yubaka arayikodesha n'abantu nimumara kumwangisha abantu nta n'umuntu uzajya muri business cyangwa ngo bavuge ngo arashaka gukorana nawe so uko nguko kandi mucoma aracyari umusore aracyari umwana muto ngira ngo afite imyaka nka 30 n'ingahe 32 33 uko no gusenya kariyeri y'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwumva ngo muri gutwika so aho ngaho rero kubyo navuze nari ngarutse kuri twagira Mungu Faustin ngira ngo abantu benshi barabizi ibyagiye bimuvugwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyakora ntabwo ndamenya igihe azashyingurirwa naho azashyingurirwa gusa yaratuye Buruseli yarafite famille ziba mu bihugu bigiye bitandukanye no mu Rwanda ngira ngo barahari mu minsi ishize yari yanagize ibyago apfisha umuhungu we mbese umuntu yakwihanganisha umuryango we mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabandi bamukundaga ibyo byose nta muntu wangwa n'abantu bose umuntu akamwifuriza n'iruhuko ridashira so nagiye kubona n'uyu munsi nanone mbona igihe kiratwitinze cyandika umuntu bita Mapendo Gilbert nge namumenye nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Karama aho ngo ni mu karere ka Ngoma ngira ngo ni mu burasirazuba ahahoze ari muri Kibungo umugabo RIB yamutaye muri yombi kumuta muri yombi yafashe arasinda yagiye arasinda aranje atwara imodoka agonga abantu 10 umwe ahasiga ubuzima kandi n'umuyobozi de ni ibyo ngibyo niwe wakabaye yigisha abantu ngo ese mwakabaye mureka inzoga cyangwa se ntimutware mwanyoye ibintu nk'ibyo ngira ngo mu bukangurambaga akenshi bunakorwa mu ntara z'uburasirazuba iyo polisi yagiye kumena ibiyobyabwenge akenshi era mu burasirazuba nge nagiye inshuro zirenze imwe njyanye na polisi Nyagatare nagiyeyo Rwamagana nagiyeyo polisi igiye kumena ibiyobyabwenge nta kandi karere nta tundi turere nekezo n'ahandi rahajya ariko uburengerazuba nibwo bibandaho cyane none umuntu wo mu burengerazuba akaba ari ugenda yanyoye inzoga yego ntabwo ari we wa mbere ngira ngo ejo bundi hari n'umudepite nawe bafashe ndetse akaza no gusaba imbabazi agasaba his excellency ariko n'umuntu wakabaye avuga ngo atanga urugero noneho avukije umuntu ubuzima kandi ni wa muntu wakabaye yigisha abantu RIB bivuga ngo niba bagiye gutanga amahugurwa cyangwa se abantu bagiye gukora ubukangurambaga bifasha babayobozi ku ruhande rumwe nabonye abantu bari kumunenga sino kumunenga gusa ahubwo ni no kumukwena kuko ntabwo ari ibintu byumvikana kuvuga ngo agonze yasinze icyo cya mbere noneho agonze ku rwego rw'abantu 10 umuntu aribaza ngo se yabagonze gute se bari ku murongo yagonze imodoka bari barimo nubwo nigenda nta makuru arambuye bavuze ariko igihari nuko nyine yari yasinze ngira ngo uko babivuze iyo umuntu agonze amategeko y'u Rwanda avuga ko iyo ugonze umuntu agapfa iyo wari ufite ibyangombwa byo gutwara na amezi 6 fungwa amezi 6 hari n'amafaranga utanga iyo nta byangombwa wari ufite
case yawe iba treated nk'umuntu wishe. So abayobozi b'imirenge ntekereza ko hari umuntu wabatagira permis umuyobozi w'umurenge, ariko nabyo biranashoboka. Ariko kuri we nabonye nk'uko igihe cyanditse aravuga ngo uyu mugabo ngo urumva ntekereza ko iby'umurenge byo birahita byibagirana, kubera ko niba byanga byakunda bafite ibyangombwa batabifite ariko azafungwa amezi atandatu y'umuntu yafunzwe mu kazi ka leta, ubwo aferi birangiye nta kandi kazi ka leta kuko bawagizeho ubusembwa. Nuko ngo umugabo rero ubu ngubu yavuye kuri liste y'abantu bayobora umurenge, uretse ko ibintu by'imirenge nanone usanga uyu munsi bahinduye ngira ngo byavuye mu majyaruguru kubwa ejo bundi kuri kese y'abakono kubwa Gatabazi bigera mu burengerazuba bigarutse mu burasirazuba, ariko yuwe ngira ngo arizize nta n'umundi muntu ashobora kubreminga. Ni ikintu rero umuntu atakwishimira cyangwa se umuntu yanenga. Niyo mpamvu navuze ngo iyi point ndaza kuyivugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngaruka rero kuri point nanone y'umuntu bita umuhanzi Tayiwacu Bruce, ubu ngubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabonye concert, yafite concert ngira ngo muri Ohio ku itariki 26 azaba ku wa gatandatu, azaba amaze hafi ukwezi n'iminsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Melody yagiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere bari baramwimye visa, kubera ko ngira ngo Amerika igenda ireba ku bintu byinshi. Usabye visa ngo ugiye kujya muri Amerika mu buryo bwo gusura, mu buryo bwa concert, mu buryo bw'ibiki, hari ibintu byinshi bareba. Melody bwa mbere yasabye visa, icyo cyaragiye kujyayo na Element, yagiye kujyayo na Coach Gael we n'ubundi asanzwe abayo, ntabwo ari ngira ngo anafite ibyangombwa bya US, ntabwo ari ikintu bari kumwima. Gusa luckily Element we aza guhabwa visa, ariko Bruce Melody none nk'umuntu nk'imari bari batwaye we abura visa. Melody bayimwimye gute? Melody yigeze haba case yo kuvuga ngo oya ni ibintu byo gutwikana, avuga ngo byo muri showbiz, aravuga ngo yasinyiye deal ya miliyari, ngo agiye gukora ngo 1 million deal, ubwo ni miliyari y'amanyarwanda yo kuzajya ngo yamamaza ibintu ngo by'ibiribwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amafaranga urumva bari abantu man nibara Amerika igira ubutasi buri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se iperereza ryagutse cyane, akantu kose barakareba. Melody abantu barabivuga, bamwe bakavuga ati yabeshye, yagize gute, no kwishyiraho yabeshye, kandi koko byarangiye Melody yarabeshye. Melody kora kwishyiraho bya bintu kuvuga ngo mbese ni gutwika, ngo nakoze deal iyi. Melody baje kumubwira ati noneho kuri account yawe hari amafaranga ugomba kuba ufite kugira ngo ujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Melody basanga koko agaragara nk'umuntu wakabaye afite, ariko kuri konti basanga amafaranga ntayariho. Melody baramubaninga kujya muri US. Niyo mpamvu indirimbo yakoranye na Shaggy uyu munsi baje bakoreye amavideo, umwe akagukora ukwe undi agakora ukwe bakaza kuyahuza. Melody nuko nguko yabaninzwe bwa mbere kujya muri US. Noneho kubera ko icyo gihe deal yari itararangira, ari projet bari gukora, bari kuvuga ngo bagende kwikorana na Shaggy amaso ku maso, Shaggy abaca amafaranga, ariko bashaka kugenda kugira ngo bagende bahure nawe, none bamara guhura nawe bakora iyo deal irangire, no bakore indirimbo. Shaggy ntabwo ari kubishyiraho avuge ngo none ngo uyu muntu ngo nigiye mutumiye, bararetse indirimbo irakorwa. Ejo bundi rero hari navuga ngo ni ibitaramo byari bigiye kuba, byari birimo abahanzi bakomakomeye, byarimo Nicki Minaj, ni Ashara arimo, Shaggy nyine yararimo n'abandi bantu bagiye batandukanye. Melody yagomba kuririmba mu gitaramo kimwe niba atari bibiri bya Shaggy, urumva yagomba kugenda ku izina rya Shaggy. Shaggy rero yaramutumiye amuha invitation, amaze kumuha invitation Bruce Melody aragenda, ariko kuri invitation ya Shaggy yaramaze kumwizera nk'umuntu bakoranye deal, aramubwira ati noneho ndagutumiye, noneho ushobora kuza, yandika nk'umuntu umutumiye. Shaggy ntabwo yabura amafaranga ko Shaggy yamaze igihe kinini akora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shaggy ngira ngo nubwo ari umunyajamaika, ariko bivuga ko yabaye umusirikare wa Amerika mu gihe cy'imyaka 10, nuko ngo ni umuntu ufite profile iremereye muri Amerika. So kuvuga ngo nandikiye umuntu cyangwa ndamutumiye mu invitation ni ibintu biba byoroshye kuri Bruce Melody. Melody aragenda ajyana na Gael, bakora concert, yari na concert nziza, bangira ngo abantu twese twarayibonye turappreciatinga. Nyuma aza guhura na Meddy anavuye muri career usigaye iririmba gospel. Noneho Melody nibwo bapanze concert, najye kubona rero mbona ama comment ariko ngo noneho ngo Melody ngo kuba yageze ngo ntabwo azagaruka, ngo ntabwo azagira gute. Ariko ku bwanjye ntekereza ko nta gihugu kitagira aba homeless icyo ari cyo cyose. Mu bihugu navuga ngo bitekanye cyangwa umuntu ashobora kuvuga ngo ndifuza kubamo,
ku rubyiruko rwa Afrika twifuza Amerika, ariko ku bantu bakuze ntabwo bifuza Amerika. Ku bantu bakuze bifuza ibihugu nka Australia, bifuza ibihugu nka Singapore, bifuza ibihugu nka Japan, bifuza ibihugu nka South Korea. Kubera iki? Kubera bya bihugu ni bya bihugu babitekanye. Vuga ngo Amerika nta munsi mani buri mwaka berekana abantu, ngira ngo n'abanyarwanda bamaze gupfira barashwe barenga batatu. Abongewe nzi cyangwa bagiye baca mu itangazamakuru, abo nabazwi bagiye bavugwa, bari mu ngo abazivamo n'abandi. Ariko Amerika ni igihugu utavuga ngo cyane nka Melody nta yindi kariyeri ni ukuririmba. Ntabwo yagenda kuvuga ngo agiye kuririmba gukora kariyeri ye hariya aba producer bamukorera basize mu Rwanda, ko element ntago bajyanye aba videographer abasize mu Rwanda. Gayeri nawe ntabwo ateganya kuhaguma kuko afite projet nyinshi ari gukora, kuko iyo tuvuze ngo 1:55 am no kuvuga ngo ni bya bihugu 55 bya Afrika. Niyo mpamvu yayise 1:55 am. No wango akene gukora projet muri Afrika, ntabwo yagiye kuvuga ngo agiye kuba based muri Amerika. Ikindi nuko habaho bya bintu byo kuvuga ngo ni izira projet za cyangwa business za sober living, ngo Gayeri nawe yakoraga abantu bagiye banafungwa abanyarwanda. Gayeri nawe nta gahunda yabafite yo kuma muri US. So Melody rero ntabwo avuga ngo agiye kuguma muri Amerika kuko nta yindi, urumva kariyeri nta kindi yahakorera uretse wenda kuvuga ngo agiye guhasolinga nk'abandi, ariko kariyeri ye byaba bigiye kuvuga ngo ntabwo yamanuka cyane, ariko abigiye gusubira inyuma. Kandi Melody akwiye kuvuga ngo reka nze mu Rwanda, afite umuryango, afite umugore n'abana, afite iki. Ntabwo kabaye avuga ngo ngiye kuguma muri Amerika ngo ngumaho ngaho nkore projet niki. Yakaba avuga ngo aragiye, bamuhaye chance yo kugera US, aragenda aza. Melody kubwaje ntabwo numva ko ari umuntu wahita avuga ngo ngiye kuguma muri Amerika, yabagiye guteza ibibazo abandi bantu. So uretse na Melody, ngira ngo na Christopher afite n'umuryango, ndavuga umugore n'abana, yaragiye aragaruka. Nuko ya chance yo kuvuga ngo uragiye uzongera no kugaruka. So Melody abantu bavuga ngo ubu ngubu ngagiye kugumayo, ngagiye guhita ashaka ubuhunzi, ngagiye guhita ibyo ngibyo kuri njyewe mbona ibitekerezo force bitanashobora no gukunda. Melody nabitekereje yaba afite imibare ya cyana ndetse mito cyane, mibi ndetse na cyane. Kuri Melody rero anateguye tugira nko muri tune nanasoza, hari icyo navuzeho nanone mu gitondo ngiye kugaruka, navuga ngo nkiriyaringa. Twese twabonye amashusho y'umusore imyaka 33 n'umukobwa imyaka 23 barimo basambanira mu muhanda ku Kinamba. Bari bagoswe n'abamotari babashetiye amafaranga. Umusore ngo bamuhaye ubanza ari 6,000, umukobwa bamuha 3,000. Byose hamwe byari 9,000, ubundi bakajyaho bakarya akantu banyiza bagatsindira amafaranga. Umukobwa yari indaye mu busanzwe, umusore yari umuhungu ukoresha ibiyobyabwenge, inzoga, ibimogi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Baje kubata muri yombi. Nicyo ngewe navuze, ndavuga ngo ese abo bantu niba babateye muri yombi, kuki batakabaye batana muri yombi cyangwa se bakurikirana nabo bantu babashetiye? Kora ko ntabwo bifashe. Urumva iyo indaya ikora amafaranga, yenda wasanga nkuko nabibabwiye, wasanga gaturuka kamwe bayiha 1,000. None bako ngako ko mu ruhame bagaye 3,000, ntabwo ari kwanga kugakora kuko nyina akeneye amafaranga, n'uwo mujama yikenereye yenda inzoga n'iki. Amafaranga ntabwo ari kuyacicisha, n'ubundi yabikora utanamuhaye amafaranga. Nakavuga ngo ese kubera iki batatweretse byibona no kuvuga ngo hari ugukurikirwa abamotari bakoresheje icyo gikundi bakavuga ngo bagiye kwishyura abantu bagiye gusambana. The same story numvise nanone, ngira ngo ni kuwa mbere, ni kuwa mbere niba atari kuwa gatandatu, twumvise story muri kaminuza ya Huye, y'u Rwanda ishami rya Huye. Umwana w'umukobwa byavuzwe ko yafashe uruhinja akaruta muri pubeli. Yarabyaye afata uruhinja aruta muri pubeli. Icyo gihe umukobwa yamuteye muri yombi, ariko Kabagamba ngira ngo umuvugizi wa UR mu ishami rya Huye aravuga ngo abantu ngo ntibakomeze kuvuga ko umukobwa yakoze amakosa. None se tuvuge ko yakoze ibintu byiza? Tuvuge ko rwose ari umwana mwiza, ari umukobwa mwiza? Kuko yaravuze ngo urumva ngo umukobwa ngo imyaka 19, ngo urumva ngo ubuzima ngo arigiye ngo ababona ngo ubuzima ngo butaza kumworohera ngo n'umwana. None kuki yayitwise kagera kuri urwo rwego? Ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima aravuga ngo mu gihe wafashwe ku ngufu, induta yishaka cyangwa se uri umwana, wemerewe kujya kwa muganga bakagukurira mwiyonda. None niba umukobwa arageze ku rwego ajya kubyarinda, bivuga ngo nubundi yari proud of it. Ntabwo ari kuvuga ngo noneho ageze igihe cyo kubyara umwana uko n'ukwica ubwo n'ubwicanyi. Ntabwo ari kuvuga ngo rero ngo tuvuge ngo umukobwa akoze ibintu byiza tujye twa appreciating. Umukobwa akoze ibintu bibi
yakoze ibintu bibi, yarishe, ndetse mbese yakoze ibintu bibi cyane, ntabwo umuntu akaba appreciating. The same story uyu Kabagamba Ignatius habaye n'uyu munsi. Hari inyubako iba muri kaminuza y'u Rwanda, abantu babayo cyangwa se bagenda barayizi, yitwa Koika. Inzu bita Koika, abayobozi bayo baje kubwira abantu bose bari muri iyo nyubako ngo n'umusoke. Abantu basoka birukanka hafi no kuba ngira ngo bijya no guteza, urabona nkakura amawusha kwa muri mu nyubako bakabwira ngo iri nko gushya, ukuntu buri wese ashaka gusoka agira ngo hari ikintu kibaye, mushaka ko mwakora n'impanuka, umwaka bayabo benshi bakaba mbese ab'intege nke bakabahura n'ibibazo, bakabakanagira bakabahura n'ibibazo. Aba bantu rero abayobozi baje babwira abantu bari muri iyo nyubako ngo ni musoke. None mu gusoka abana bageze hanze cyangwa se abantu bose bageze hanze, hari umuntu umwe twashatse ko amazina ye ajya hanze, aje guhamagara itangazamakuru aravuga ngo nubundi mukobwa wo muri kaminuza y'u Rwanda ngo akuye mwinda. Kako ni story yari maze igihe yabaye, abantu bahita bavuga ati ati kaminuza y'u Rwanda noneho abakobwa ari kuramwa amada uko bwije nuko bikeye. Abantu bajya kureba gusa fendefe, nubwo abantu batamenye ngo impamvu babwiye ngo basoke muri iyo nzu, nta kintu cyamenyekanye ngo impamvu basohotse muri iyo nzu. Gusa fendefe nyuma ya saa sita abantu bagomba kwiga bababwiye ati bajye kwiga nta kibazo. Ariko aho ngaho n'ubundi hazamo gapo kuvuga ngo kubera icyo abantu basohoye mu nzu, ese ni ukubera iki niba izo cases ziri kubaho muri kaminuza? Nta muntu utazi neza, abantu bize mu makaminuza bazi neza ko ubuzima bw'Ubutare mu bantu baba muri campus buragoye. Byara abantu nzi ngiri muri kise, abantu bagiye bashifting bakavuga ngo umuntu akaza mu rugero muri vacances, akaza twaba turwagana akavuga ati shamwe muri kiste mwarakize shati ntabwo uzi Butare. Kubera ko ibutare umuntu biragoye no kubona ko yashaka utuntu tw'uturaka, nta turaka nyine wadukura he. Ariko wenda muri Kigali hari ukuntu ushaka gutyo. So abantu n'Ubutare baba bafite inzara iteye ubwoba, noneho byagera ku bakobwa umukoresha icyo ari cyo cyose kugira ngo umuhe sapa ya nimugoroba cyangwa se uze kumuha amafaranga yo kugura note. Wasanga rero abo bana ari byo ngibyo bagenda mu basore bakazavuga ati tugende twurarana ndaguha amafaranga bakaza, ariko niba bakabaye babikora ntibategereze ko izo nda zigera ku rwego z'uko bazibyara ngo bice abana. Ariko uyu Kabagamba nawe ntabwo akaba ajya hanze ngo abavugire, kuko kubavugira barituma n'abandi bakobwa muri kaminuza bumva ko nta kibazo gihari. Ariko ni ibintu yakabaye ahubwo yamaganira akora ati uyu mukobwa yakoze amahano, umukobwa wiga muri kaminuza ntabwo ari umukobwa mutoya, ni umukobwa washinga urugo, ni umukobwa wabyara, ni umukobwa mbese ni umukobwa nyine ugeze uri macuwa nyine uri muri kaminuza. Uwo muntu ntabwo twakora tuvuga ngo yakoze ibintu byiza, yagize gute. So biragaragaza ko muri kaminuza y'u Rwanda hari ikibazo cyane cyane ku bana b'abakobwa. Niba koko iyo story niza kubimpamo, kuko uyu munsi ntabwo barabivuga, nabaza kugera kuvuga ngo nubundi mukobwa akuye mwinda, aho ngo harimo ikibazo kinakomeye cyane. Ngira ngo abantu bakabaye bakurikirana Minisiteri y'Ubuzima, yakabaye gukurikirana ubuyobozi bwa kaminuza, bwakabaye gukurikirana buruse barayongeje, ngira ngo bagize ku 40 twe twizera 25. Yenda ubuzima bw'Ubutare buragoye, ntabwo ari nk'ubw'ahandi nk'ubw'i Kigali ariko abakobwa bakaba bakurikiranwa, bakaba treated kuri mbese bakagira speciality yabo. Ariko niba banaguye mu makosa ntibavuga ngo nuko bembereza kuvuga ngo urumva ngo ashaka kuba ngo arafite ibibazo byo kwica umuntu nibihe. Nta na kimwe. Niba yaragize ubushobozi cyangwa se yaragize umutima wo kuyirera inda ikageza ku mezi 9 akayibyara, yakaba yavuga ati byibura n'uwo mwana akamufata akamujyana iwabo, cyangwa se akamujyana ku mutima amuteye inda, cyangwa se akanagenda ahantu runaka ku rugo runaka akamusigaho ngo ku muryango, ariko kumufata ukamushyira muri pubelle. That's a criminal case. That's a criminal case. Ngira ngo nizo stories ziriwe zivugwa uyu munsi, nari nashatse kugira ngo tuzinyuzemo amaso, ariko tugende tuvuga ibintu bigiye bitandukanye, ari nabwo ngiye nababwira ngo uko ngiye mbibona nuko ibyo mbona cyangwa uko numva ibintu ntago bikuraho ibyo uko byumva. Ntago ari ngombwa ngo twumve ibintu kimwe cyangwa se dusesengura ibintu kimwe. Ibyo n'ibitekerezo byanjye bidakuyeho ibyawe, ariko mbwira umuntu wemvedinga either my privacy cyangwa se n'izabandi bose. Njya mbona aba YouTuber benshi bayagubaza ngo bantutse bagize gute. Reba ikiganiro utanga comment ushaka, ariko si ngombwa ko comment, niyo mpamvu comment zihari. Niba ushaka kumutuka umuhe ibyo ushaka, umuhe iki kuri comment, ariko kugera kuri namba Instagram ukinjira aho ngaho wagiye kwemvedinga privacy y'umuntu, ashobora no kukurega ukaba wajya mu nkiko. Ndashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kamere, kambifurize umunsi mwiza.